ubu urugamba noneho rukaba rwimukiye mu bindi bice bya Ukraine. Tubabwira ko Uburusiya ubu ngubu bwakajije umurego ku muvuduko utoroshye cyane, mu gihe ariko nanone ingabo za Ukraine nazo zikomeje kwihagararaho mu buryo butoroshye cyane. Reka tubabwire ko ubu ngubu ingabo z'Uburusiya zerekeje urugamba rukomeye mu gace ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine, nyuma yo gufata imijyi ibiri ya nyuma muri Luhansk. Ibyo bice byombi bigize ikizwi nka Donbass. Mu minsi ibiri ishize nibwo Uburusiya bwemeje ko Luhansk yafashwe nyuma yo kwigarura imijyi ya Severodonetsk na Lysychansk. Ingabo z'Uburusiya zigomeje gusatira cyane umujyi wa Sloviansk nk'uko ubutasi bw'Ubwongereza bwabyemeje. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza yakomeje iti, mu gihe uyu mujyi ukomeje kugarizwa mu bice byo mu hagati n'amajyepfo, birashoboka cyane ko urugamba rwa Sloviansk arirwo ruzaba isibaniro rikomeye mu rugamba rwo kurwanira Donbass. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.